umbwire biriya bintu hope yagukora bitekereza wiki kuko no mu buzima busanzwe bibaho nyine ukanga umujama ugukunda byatari noneho ugasanga umujama nkuriya wari ushaka kugira gusa kugira ngo mutwike n'iki yashye birangire ndikwiye numvaga nyine ari umukino bisanzwe ariko ndi kwireba n'ubise bitandukanye nuko nari kwireba nuko n'ubundi yarasinze ko atagukunda ahubwo byari byiza kuryamana n'umuntu uzi ko udakunda munsubize oya n'umuntu ubikora reka menyana bisubize oya ati n'umuntu ubikora nyine ntabwo aba ari sawa ubundi wowe niba ugiye no kuryamana n'umuntu uryamana n'umuntu ukunda ku buryo bihabayeho na bya bindi ukunda mwateranya inda bibaye ngombwa wanamushaka mukabara uzi ikindi kirenze nagize ntabwo se ndabera mbikubwira urabona kuva kera twigana njye naragukundaga ukunda se bundi hari uwo wankaga cyashyize ko bakundanaga oya uburyo njye nagukundagamo mu buryo bw'umwihariko umutima wanjye numva nta wundi mukobwa nshaka atari wowe ushaka gute numva twakundana nyine mwiriwe muraho umeze mute nanjye ndabumeze neza nitwa Yvonne Mugabo nagarutse ahantu kuri Mugabo TV show murakaza neza muri Sanga yemwe bantu babiri mwakwibwira abantu bakurikiye Mugabo TV show kuko babonye ubwa mbere kuri iyi TV njye nitwa Nojibu nayo kunyone kamwe kuvuga nk'abari kwakirana mwa kandi watwakiriye bose nabakiriye kuri Mugabo TV show muri Sanga mwitware nk'abari mu rugo ariko ntabwo muri mu rugo so guys turi mu rugo no hanze y'urugo icyarimwe muri mu rugo kubera ko hano kuri Mugabo TV show dukunda abashyitsi dukunda gusura so guys hari abantu bambwiye ngo mbatumire bakeka ko mukundana mbabwira ko mukundana barampakanya ese si mukundana babwiye turakundana cyangwa ntabwo dukundana ntabwo tubizi namwe ntabwo mubizi kandi kureba ijisho riri hagati yanyu mwembi nk'abantu atari iryo gukinisha ariko Bible sivuga se ngo mukundane nk'uko nanjye nabakunze ntusige mubona ntabwo mubizi ko mukundana byaterwa n'urukundo uvuga urwo ari rwo kandi mukundana hari abantu babonye muri filime yanyu yitwa ngo Igikomere cy'urukundo wayisanga kuri Nojibu official ahantu umusore umwe yasabaga urukundo yarwaye umutima bamuca amazi ariko abantu baza kubona nyine ko ari filime ariko Steve baravuga bati ijisho mwarebanaga ntabwo ari iry'ubuhoro ariko mbona uzongere gutuma umutima uteramo imisoro na n'ubundi kubona utuma umutima wa Nojibu wenda guturika ese ni igiki gituma umusore mwiza nk'uyu ni igiki cyatumye mwima urukundo ese biriya byari filime niko script yari imeze kandi barabonye bakabona ari ibya nyabyo we listen we don't judge oya ukuntu Rwanda bundi ziba zimeze filimi umuntu akina script bamwandikiye ushobora kwandikira script wenda tuvuge uri umujura kandi ukagomba kuactinga ukajya nyine muri mood y'umuntu w'umujura kandi wenda kuva wanavuka utaraniwe umwana mwiza w'isengero w'umukristo urumva ariko umuntu ukubonye kandi turamujama ashobora kuba ari umujura cyangwa kwandikira script uzaba uri nk'umurara unywa itabi urumva ukora n'ibindi bikorwa uko bibi nyine bitari byiza kandi wenda nk'iryo tabi nurimo aho ukora script ukagenda ugakuramo imyotsi nk'ingahe kugira ngo nyine uryoshye sene kandi umuntu ubibonye ko turamujama koko ameze nk'umuntu unywa itabi kandi wenda utanarimo ariko nanone iyo wakinye nyine bakaguhereza script ukayikina ukakinga nyine uri hasi ya kamera agahita abona ko ibyo uri gukina nibyo nibwo wabikoze neza ukumva nyine uba ugomba kwishyira muri mood ya wa muntu bagwaye gukina nyine umuntu bagwaye gukina character nyine uwo ukayikina nk'uko yaba ari wa muntu nyine ubikora uko yaba ameze ahubwo byaba na byiza ngo wenda ukaba wanakira
wanarenzaho uburyo we yaba ameze ku buryo umuntu nyine abona ko iyo shusho y'uwo muntu urimo urakina ari iya nyayo. ngo kakajya That's how it is. niba ari uko mubyemera se none akaba ari nako mubyemezanya mugiye gukinira abantu kari agace mwakinnye akantu gatoya najibu muteretse ntabwo ntakwemere ntabwo umuntu yakakura nka kuriya wenda kari kameze ariko ntabwo ntacyo nyine mutwereke ibibarimo script iravuga ngo ugiye gukina utereta minyone umusaba urukundo afite undi mukunzi ku ruhande nakwemera ufite award hano nyine ubwo n'undi ukarabira akana nk'uko uhariya byari bimeze ya mujye nyine biye kure rating ukuntu action wakoze kuza nari kuza kubantumira banagutumye numva nari ngukeneye byataye numvaga nari ngukeneye cyane urabizi durukana kera tukigana kera byo abantu banakumburanye n'inshuti by the way cheers. thank you ariko sinumvaga uburyo igihe wahereye inkuru za uswara gisari ikibazo nyine kirenze oya nta kibazo kindi kirenze nagize ntabwo se ndabera mbikubwira urabona kuva kera twigana njye naragukundaga ukunda se bundi hari uwo wangaga cyashize ko bakundanaga oya uburyo njye nagukundagamo mu buryo bw'umwihariko umutima wanjye numva nta wundi mukobwa nshaka atari wowe ushaka gute numva twakundana nyine ndakwanga sirifite yanjye apana gukundana gusa kuko iyo nkurebye nkubonamo umukobwa w'inzozi zanjye wazaba na mama w'abana banjye minyoni please can you love me like I do I say no ni ukuri nsigaye numva ndwaye umutima kandi uwo mutima ni we muganga wawe ukiza sindi muganga harya twiganye n'igiki wigaga masonari none ariko ubuganga butumwa gute wavura umutima wanjye kuko umuti ufite wavura umutima wanjye ni urukundo rwawe ntabwo bishoboka wowe wamuretse se basi umu boyfriend ufite wamwihoreye ndamukunda yanatiye nakubwira ntabwo ari bukwemera ubundi miliyoni ariko nyine ko script yari imeze yariya nubwo tutari kuzoza bimeze noneho uburyo muba muri seri ubwira ni ibyanya miliyoni niyo rero utakina niyo rero utakina byananiyemo ndi umu-actress nta role rimwe ntakina nta role rimwe utakina yose okay najibu niyo rero utakina cyuko role ntakina niyo ubutinganyi kuko ubutinganyi mbwanga ariko nyine ntabwo simvuze ko aranga ubutinganyi ngo nanga abatinganyi ubutinganyi bwo ndabwanga ariko ababukora ubwo ni amahitamo yabo ariko niba byiza ndababireka ariko ubu sinabanga ariko ubutinganyi nyirizina bwo ndabwanga rero niyo mpamvu niyo role y'ubutinganyi ntabwo nayakitingamo iyo niyo role ariko gusa umutinganyi nshaka kumuha platform nyine kuri platform nyine nkamureza umwanya akabwira abantu ubwo nyine nta kundi ubitamo akabitamo utabitamo nabitemo ariko mwana ntabwo nakakitinga ndamutinganyi yonyine ibindi byose nabyakitinga umutipe w'umutinganyi aje iwanyu wamucumbikira mufite icyumba kimwe oya ubwo yarara mu kindi akidahari ikindi nawubwira akihangana ubwo ari kimwe ari nko bakundi abantu baba muri geto ari chambrette ntabwo byakora ubwo icyo kure icyo gihe mucumbikiye byasaba ko ndi burare mpagaze ubwo se yagize gahunda yanjye yangiza oya ndabutinya ni ubutinganyi ntabwo nkako ko na Bible bivuga ngo na Bible bivuga ngo Imana ntabwo yanga umunyabyaha ahubwo yanga icyaha iyo nanjye icyo cyaha ndacyanga nkanagitinya ariko nyine abagikora bo simbanga ko n'isaha ku isaha wenda yanahinduka agakora ibindi byiza abandi bakora barabyumva ntibakaze kumucumbikisha Minyoni wowe urwaye utinya uburwayi ngiye n'inya
ushobora kwandurira mu gukundana, mu gukora urukundo. ni uburwayi bwa sida. kandi barangiza hatwika ivumbi rigatumuka. Barahatwitse subiza ntabwo twatwitse hasi ubangana gutya nta muntu urakubaza kuri gahunda ushobora kuyiyembaza ni kimwe, nta n'umuntu uranayihaho, nta muntu urayihaho. kuyibazwa ni kimwe no kuyitanga ni nta muntu urakubomora wamungamiye wa nzovu. ariko nzovu ushakunda kubomora. mbese ni igiki gituma utinya sida? Sida ni indwara nk'izindi. mbese binyo uramutse utanze ukoze ibyo bintu hakazamo ingaruka, imwe mu ngaruka 3 ngiye kuvuga niyo yakuvuna kuruta izindi: gutwita, kwandura sida no gukuramo inda warangiza bikamenyekana. iyangora yakugora kuruta izindi. ungora se gute inyezo nyine iyo wakumva ikubangamira, iyamenyekana ikakubangamira. urumva inda urayikarinze nyine buri wese arakubona ko utwite. wibuke ko inda ni ikimenyetso cy'uko hari ibyo wakoze. sida nayo urabizi nayo aho yaba yaturutse, noneho ko wakuyemo ya nda nubwo yaba itaragaragara ariko ugafatwa kubikuramo nibyo byakubangamira. okay uwo mukunzi wawe we uramutse uteye umukobwa inda akayikuramo, ni iki kintu cya mbere cyakuza imbere mu maso mu mutima wawe? ni iki cya mbere tutekereza? uwo mukobwa yaba atagukundaga, kuko agukunda yakwemera akakubyarira. ubwo mari byakunda namujyana no mu mategeko aho ati se kucyamuriye nende yakwiciye umwana kandi umukobwa umuntu buri ukuramo inda yakwica n'umuntu kuko n'undi uwo wakuyemo n'undi aba yaragiye kuba umuntu. kundi wenda sinize science cyane ariko bavuga ko umuntu ahari niba yo sinzi niba barango ngo nuza nyine y'umwana yagize niba ari amezi 3 mu nda nyine bamaze kubarwa nk'umuntu tayari, ariko manza ahubwo biri no munsi y'amezi 3 nyine sinzi ndababeshyemo gake. ariko urumva nyine niba akuyemo umwana iyo nda ifite amezi 3 urumva nyine yishe umuntu n'umuntu usanzwe amategeko. uwo muntu aba ari n'umugome, umuntu ukuramo inda aba ari n'umugome. njye niko mbifata, nubwo nyine hari abantu hari n'ibihugu bimwe na bimwe byemera abantu gukuramo inda mu gihe babishatse, ariko ntabwo byabona njye mbyemera tu, kandi nk'umwemeramana ntabwo nabyemera. ubwo nyine habaye icyaha, wenda tuvugabaye icyaha umuryamana wenda mutarashyingiranwe ngo mu mategeko mugene imbere y'Imana mubyerekane, noneho habaye n'ikindi cyaha cya kabiri cyo kwica umuntu. umva mama mukomeje kuba abanyabyaha cyane, so rero wabyara kandi umwana ni umugisha. tugende ku bantu bakundana, urugero mwembi murakundana, uramutse utwaye minyone ukamushyingirwa, nyuma y'aho minyone akazaza kumenya yuko wamutwaye ubizi neza ko ufite sida, minyo wabyitwaramo ute? atarigeze abikubwira. nanditse se mwaripimishije? oya, bibaye ngombwa ko wenda mutipimisha ko hari impamvu runaka, hari accident runaka zabaye, wenda already yari atwite mureka kujya kwipimisha ko none mwabikoze, none minyone aje gusanga ko wamuteye sida. minyone igiki cya mbere mbese ni gute wabyitwaramo ako kanya? ivyo barwara turoma gusa ariko umuntu aba ari n'umwana mubi we mbere ko umuntu akora niyo sex ya mbere yakabaye kubera kubwiye ko gahunda zimeze, kandi bazi ko wenda ari contaminated, we yakagize iki yagakoresha protection. kandi umuntu wese ugiye gukora sex niba uzi ko umuntu mutagiye kwa muganga cyangwa umufate ziyo rapid test ngo mwipime umenye ukuntu mumeze mwese, kizo ndi mwagakoresheje iki condom. umuntu yagomba kwiprotectinga cyangwa bakaba bazi ko mwakoze test, cyangwa nanone mukifata ubundi nicyo cy'ingenzi nyine natwe abemera abana ariko gahunda zimeze abemera abana nyine uwo muntu ahabataniye n'umwicanyi. ikibazo mfite gikurikira kirabaza uyu musore, ni iki wabwira umusore uri hanze cyangwa umugabo wigeze afata ku ngufu umwana uri munsi y'imyaka y'ubukure? njye nta n'ikintu kirenze namubwira kuko icy'ingenzi amategeko yarakimubwiye. kuko iyo myaka nka 25 niba warayimuhaye se ubwo sabyumva ukuntu gahunda zimeze.
ariko gusa ntabwo abaye atarigeze ayihabwa ariko tuzi neza ko yabikoze. Tureke n'ibyo ngibyo, nubwo utaba wenda utarafashwe ngo ufungwe nyine baguhane bikwiye, ariko ari n'amakosa akomeye cyane, kuko haba hari abakobwa n'abagore bakuru wakabaye mukorana izo aferi. Niba ufashe umwana wawe wenda tuvuge wa 12 years 14 years cyangwa se no munsi iyo ngiyo, urumva urimo uramwangiriza ejo hazaza. Ugize umutima wa kimuntu wakabaye wirinda ko wakoresha, kuko nawe wakabaye unatekereza ukavuga ati uyu mwana w'abandi ko ngiye kumukora bino bintu akiri umwana ataruzuza nyine ataragira imyaka yo kuba yakifatira icyemezo, uba ari umwana wanjye bibayeho cyangwa ari mushiki wanjye, byanshimisha cyangwa byambabaza, ukishyura ukishyira mu mwanya w'umubyeyi w'umwana cyangwa se mu mwanya wa musaza w'umwana cyangwa mu mwanya wa mukuru w'umwana, nawe ugahita umenya uburemere byaba bifite, ukavuga ati n'ubundi ubwabyo no gusambana n'icyaha, ko no kugenda gusambanya umwana utuje imyaka noneho n'icyaha gikomeye cyane, nubwo utanafatwa ariko uba ukoze ikintu cy'ikisi, ubunyamaswa burenze. Okay, none se gufata ku ngufu mu rwego rwo arirwo rwose mu myaka iyo ari yose, Minyo urabishyigikira? Gufata ku ngufu simbishyigikira mu myaka iyo ari yose, nitwite ko uwo muntu ari munsi y'imyaka kose, gufata ku ngufu ntabwo simbishyigikira pe. Ni ukuvuga raporo sexuelle niba ushaka kuyikora wakayikoranye nyine n'umuntu mwumvikanye kandi wujuje iyo myaka kandi wabihisemo. Ariko ikizu niyo yaba atayujuje mwabyumvikanye ariko nta kibazo. Atujuje imyaka we yatuje 18 ntabwo ibyo byo kumvikana biba birimo. Data niyo yarega umuntu atariuza 18 nubwo mwabyumvikanye byitwa ko amufashe ku ngufu, kuko uba wamushutse ntabwo barakagira imyaka yo kwitekereza nyine ngo ahitemo. Yajya kurega ariko anamushutse. Ariko nubwo yaba afite 40 nta muntu uhabwa uburenganzira bwo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina bwa gato. Ibyo byo ntabwo ari cyo niko nkizi. Nubwo ari umugore wawe mubana mu nzu bisaba ko nyine mubanza mukabyumvikana. Nanjye niko mbizi. Kuko nduzimeze. Ngaho Minyo ntabyo kuza nk'iki ngo ariko ngo niba nk'amatungo ngo asingirire kubanza mugategura rero mukabyegeranya bikajya mu buryo neza. Wakwifata nabiri bikabizamo. Ariko nyine nitwe dutinya ubundi ikintu gihari nuko hari abantu batinya amategeko cyane kurenza uko bagatinya gukora ibyaha n'amakosa. Mbere ko utinya amategeko ubanza ahubwo wowe uvuga ati ntabwo nakabaye mbangamira mugenzi wanjye, kuko nyine ikintu cyitwa icyaha cyangwa ikosa cyitwa icyaha cyangwa ikosa kuko nyine wabangamiye mugenzi wawe, wakavuze ati nkuko nifuza ko nta muntu wambangamira nanjye ntabwo nanjye ngomba kubangamira mugenzi wanjye, kuko nyine ngo icyo utifuza ko bagukorera nawe ntukifuze kugikorera abandi, kandi n'icyiza yifuza ko abandi bagukorera nawe kibakorera. Ako kantu ni nayo mpamvu ibintu tuba turi kubikoraho, hari umushobora kubira akavuga ati sweet topic ibi ni ibiki, ariko impamvu dukora kuri ibi bintu aba ari ukugira ngo n'umuntu utari uzi ko ari icyaha amenye ko ari icyaha, kubera ko hari abantu benshi batazi ko kuba wakoresha umugore wawe ibintu kugahata ari icyaha. Hari abantu benshi batazi ko kuba wafata umuntu ku ngufu urengeje imyaka y'ubukure just kubera ko ari mukuru biguha uburenganzira bwo kumufata ku ngufu. Tuba turi gukangurira abantu nyine kubamenyesha amategeko bamwe mu batayazi, nicyo tubereyeho. Oya nyine twe tuba turanga tukaba entertaininga, ariko tukagenda ari n'ibindi bintu byinshi tubigisha by'ubumenyi kuri social life no mu bindi bitandukanye tugiye natwe tuba dufiteho ubumenyi. Ibyo ncenyeri wanjye cyane ko hari abantu batazi ko ari icyaha pe, batabizi. Ariko uwo ngo aba yaragoswe cyangwa ari nabo babyirengagiza babizi, bakirengagiza ibintu bazi ko ari icyaha bakabikora gutyo, bagakora icyaha. ariko ubundi reka mbabwira ubundi kuko conscience nyine Imana yaduhaye iyo n'ikiremwa muntu, umuntu uwo ari wese ava akagera akora icyaha cyangwa ikosa runaka abizi, kubyo agenda kose umutima nta muntu amubwira ibi bintu ntabwo ari sawa, nubwo nta ntantu yaba yabisoma cyangwa nubwo n'umuntu waba yarabimubwiye, ariko aba abizi ko ari icyaha. Aho kuvuga ati umuntu agira akirengagiza, noneho ubwo yabona ko bigiye public abantu bamufashe cyangwa nyine amategeko abimenye, akaribwo atangira kurekera amango ntabwo nari mbizi, atangira kwirwanirira. Nese nubwo waba utabizi ni gute wumva ko uzakoresha umuntu ibintu adashaka? Ubwabyo nyine niba ufite conscience bwa nandi hantu warabyumvise kubangamira mugenzi wawe ukamukoresha ibintu adashaka ko ari icyaha, nubwo nawe warabyumvise ariko umutima nama wawe wabikubwira ko ibintu murakora atari byo.
nyine niyo mpamvu uranareba ukavuga ati ngewe bagiye kunkoresha ikintu ntashaka. Njye naba numva meze gute, naba numva nishimye cyane nambabaye. Ikintu cyose uzakora kikabaza mugenzi wawe, ikintu ujye umenya ko ari kibi. Niyo mpamvu nyine nari ngiye kubivuga. Ariko gusa nanone aho ngaho atansiyo, hari n'abantu babazwa n'ibyiza, wakoramo n'ikintu cyiza we akari bwo babara. Wenda niba babonye mfashe nka Minyone, ndamuze ati Minyo wenda ntabwo wari ufite fone, reka ngure agafone nziza, nayimugura wandi uri kuranda akababara akagira ishyari ryagaje gusora imuguriye. Nawe noneho sinzi ko ubona abameze ukumva atangiye kuvuga ngo birambabaje, wamuguriye telefone gutyo gusa nta cyaba ngo buriya ngo habaye warwanye ubusa kubera ko ari wahisemo, abantu bose baziranye agahita nyine abigira intambara. Amashyari yazahora. Ariko nyine sitiri wa mugani, iyo umuntu aramutse adakunda mugenzi we kuko yikunda, kandi ari nako bivuga, uri umuntu ukunda cyangwa se umukunda nk'uko wowe wikunda, ntabwo wamukora ikintu kiri mu mabazi kandi uko nawe kikuye waba. Ubwo niyo mpamvu nakubwira ngo ubundi itegeko riruta andi yose ni itegeko ryitwa urukundo, kuko umuntu ukunda ntabwo wakwifuza kumuhemukira. Niyo mpamvu namwe mukundana cyane. Se ubona narakuteye save the date tuyitege ryari cyangwa ivi ibintu nk'ibyo. Oya, ariko ubundi ukuntu ibintu nk'ibyo mishinga ukuntu igenda, mutangira gutya muri inshuti zisanzwe, imyaka mumaze muziranye, hakazamo iyo bitinze biragaga, hakazamo urukundo ruri dipu, after hakazamo ibintu bya fiançailles, impeta n'iki, nyuma bikazagera aho ngaho. Ariko wenda ntawamenya, reka turebe iki minsi izo projet zose zirimo. Why not stars? Ndi kubariza rega abafana banyu, ndi kubariza abafana ba No Jeep Official na Minyone umwana, kugira ngo bamenye like ese ibintu tubona ni ukuri cyangwa turacyarimo kubipanga neza, batagereze tuzabahereza igisubizo. guys, mushonje mwishimye, bashonje bayishoboye kabisa. Ngaho mugira icyo mubwira abantu badukurikiye tunasoza, ngo tunagana ku musozo. Ikintu gihari njye nabwira abantu muri iyi minsi nibagerageze bagire urukundo, kuko ikintu ndimo ndabona muri iyi minsi nyine abantu bagenda urukundo rusa nk'urugabanuka ku buryo bugaragara nyine, ariko abantu bakunde bagenzi babo nk'uko bikunda agape. Ikindi noneho bakurikira imbuga zacu, dukomeze kugenda tubereza ibintu byiza bibashimisha n'ibibubaka muri rusange. Bakore subscribe, likes na comment na share kuri Mugabo TV Show. That's what's up. Inyagira ikintu ugira abantu bakureba. Nta kintu abiza kuza n'utsiko. Icyo avuze byose bazabikore. Yeje kubishyigikira. Okay. Comment na share. Okay, nanjye ntabwo nagenda navuze yuko bagomba gukora subscribe kuri No Jeep Official. Hariyo filime nziza, hariyo comedy nziza, abantu mukeneye kumeneka imbavu, atano kumenya imbavu gusagira, harimo n'inyigisho, abantu bashaka ibintu byiza, mbese abantu bakeneye kubona amashusho meza muri filime No Jeep Official TV. Hariyo amaseri menshi, hariyo n'irana ndi kuvuga inkovu y'urukundo, igikomere cy'urukundo. Ntabwo ari wamera urasha imbogo, ahubwo yewe ye nari harimo igikomere cy'urukundo, ahantu muzabona ukuntu abantu bakundana. Ibyo ntuzankomeretse ni mu gafilime, ariko imisatsi birahantu, kubera ko ukuntu iriya filime yarangiye byarambabaje. Twari dusoje rero no Minyo barumbwire biriya bintu hope yagukora bitekereza wiki, kuko rero ubuzima busanzwe bibaho, ukanga umujama ugukunda byatari, noneho ugasanga umujama nkuriya wari ushaka kugira gusa kugira ngo mutwike n'iki yashye birangire. Nta numvaga nyine ari umukino bisanzwe, ariko ndi kwireba n'ubise bitandukanye nuko nari ndi kwireba. Njyewe narebye irambabaza, nibwo nababaye, ndi kwireba nibwo nababaye. Ariko ubundi ikintu byari ubundi ni ikintu twavuga, n'akagira umujama azabeshya umukobwa ngo aramukunda wagamije kugira ngo akore sex gusa, kuko biriya bintu nyine bitera abantu ibikomere. Niyo mpamvu usanga abantu bamwe bakubwira ngo hapi ngo nta rukundo rugihari, niba ari umukobwa ngo njye nta byo kujya gukundana n'abajama nyishaka, niba ari umujama
nyine bitewe n'uko yagiye ahemukirwa gutyo nyine umujama yaraza akamushyira amukunda bamara kuryamana nk'inshuro 10 akamujugunya undi gutyo uzi impamvu se hari impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere nkanjye ubarusha ubwenge nkawe mukuru kuko ibyo kuturusha ubwenge ntabwo twabupimye ntaho uzi IQ ya mugenzi we no iyo umuntu akuze abarusha abatoye ubwenge oya nese siba oya wenda singiye kugutuka ariko ari akantu bavuze mbona muri bicocu birakura ariko sinyembe bwiye ariko wenda wavuga ati umuntu mukuru wenda bafite experience y'ubuzima ariko ntabwo tuvuga ngo barusha ngo ubwenge ngo batoye aho cyo kuri abo barusha experience mwumva yuko bansanze kuri mugabo tubishoboka indwara bakanahanukira oya ntabwo nagututse nabanye ndisegura ndavuga ati mvuze ko ari yo oya none se kuba wabanza ukisegura ukoresha ari jambo gusoza ngo bikoraho ku byo uvuze byari ukuri wenda byakuye ku mutima ikintu cyose kuvuga abanyafurika cyane abanyarwanda bitwaza urukundo kugira ngo babone uko baryamana n'abandi bantu kandi urwo rukundo batarufite. Rero njye nama n'abanyafurika muri rusange nyine harimo abakora n'abatabikora abenshi hakaba n'abanyaburayi n'abanyaziya n'abuhanzi bose babikora akaba n'abandi batabikora. Ikibazo ni uko impamvu ndi kuvuga abanyafurika cyane abanyarwanda ni uko njyewe ariho natuye ariho nzi ariho nabaye ari nabo nziranye nabo. Urumva njye kuvuga abazungu ntarabanye nabo ntabwo nzi kumenya neza ariko ko ujya ubona muri Amerika ho ibyo ntibibayo ababikora n'abatabikora ariko nta n'abanyafurika kuko nanjye nta relation nzi y'abazungu. Hari dukomeze gira vuba dusoze n'undi twari tumwe turasezera. Icyo navuga cyo dufite umuco umuntu uzabibona muri akumva ariko nabizo azabishyira muri comment. Dufite umuco wo kumva ko cyane abasore bafite umuco wo kumva ko natakubwira ko agukunda ntibwemere ko muryamana. Niyo handi iyo umaze kuryamana ahita agenda akabura. Iyo abuze rero ntago yabuze kubera ko yagukundaga wenda ko ahunze inshingano no ahubwo nuko n'ubundi yarasinze ko atagukunda ahubwo byari byiza kuryamana n'umuntu uzi ko udakunda munsubize. Oya n'umuntu ubikora reka menyana bisoze ati n'umuntu ubikora nyine ntabwo aba ari sawa. Ubundi wowe niba ugiye no kuryamana n'umuntu uryamana n'umuntu ukunda ku buryo bihabayeho na bya bindi ukunda mwateranya inda bibaye ngombwa wanamushaka mukabara. Menya utekereza ko ibonye nk'umutipe umeze nk'uwo mwicaranye ubwihagararo cyiza udafite ikintu abaye yifashe akagenda nko kuri kamera cyangwa se nko muri famiye wawe akavuga ngo nubwo nabyare minyone ngo nukuri ngo byari mbere ko sinamukundaga. Uwo mutipe uhita wumva mu mutwe hameze gute? Haba harimo amazi ari umwana mu mutwe bitarumva ari umwana mu mutwe. Uwo mutipe rero njye ntabwo mpita murakarira ahubwo ngiye mpita mbona ko mpita mbona ko aho kugira ngo tuzaje kubana n'ubundi nsanga n'ubundi yanari ikigoryi gutyo byarutwa ntitubane kuko n'ubundi akabivamo hakiri kare kubera ko nibwo mabwirwe mu nshingano nyinshi zikomeye yewe zirenze. Rero mva amagambo nta bandi mwayarangiza. Mwakoze kubana natwe mwakoze kuza kuri Mugabo TV show. Ndabakunda cyane mwe muri hano kuri kamera abantu bari kubareba gakunda n'abantu bari kureba kino kiganiro. Bifuriza ibyiza byinshi muzantumire mu bukwe bwanyu sibyo? Bye. Turabakunda cyane. Bye. See ya.